Muraho neza, nizere ko mumeze neza. Mbere na mbere amazina yanjye nitwa Iryumugabe Clement. Nizere ko mumeze neza muri amahoro. Uyu mwanya mbahaye ikaze muri iki kiganiro ku Ikamba Brooms TV. Tubahaye ikaze mwese aho muri mu bice by'igihugu, mu bihugu bitandukanye byo hanze y'igihugu. Tubahaye ikaze mwese, murakaza neza. Tugiye kuganira ku magambo matoya ariko atari mato mu mitima yacu, ashobora kudufasha cyangwa agahindura byinshi mu buzima bwacu. Yego, muranyemerera tudatinze dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya 91. Turasoma umurongo wa mbere. Haravuze ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzankiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Imana itugirire neza cyane. Mu magambo make dusomye ijambo ry'Imana. Buri wese tumuhaye ikaze muri iri jambo ry'Imana. Amagambo dusomye ni amagambo yumvikana, ariko turavuga ku ijambo ryitwa kuba, aho ugomba kuri ukahabera igihe kandi ukahaba mu mwanya ukwiye kuba uhari. Rero Bibiliya iratubwiye ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Kuba mu rwihisho rw'isumba byose ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bagende babe ahantu hafi y'Imana. Sinzi, hafi y'Imana twavuga ugasanga umuntu yuriye umusozi yagiye Kanyara n'ahandi, nabyo ni byiza, ariko hariya ntabwo ariho bugufi bw'Imana ngo ubu habaye ngo twumve ko uri mu rwihisho rw'isumba byose. Kuba mu rwihisho rw'isumba byose, Bibiliya uko ibitubwiye ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ntago ibi bintu hari biza kumvikana uko turi butandukanye urwihisho n'igicucu cy'isumba byose. Urwihisho ni ahantu wowe uri bwijyane, ariko igicucu ni ahantu hari bugusange bitewe n'aho uhagaze. Ibi bintu rero tuze kubitandukanya, kubera ko wowe ahantu wijyana niho haguha ibyo uhasanga. Ni ukuvuga ngo aho usanze hafite ibyaho, hafite ibiharinda, hafite ibihagose, hafite klima yaho, hafite ibiti byaho ntibiri buhinduke ni bya bindi. Ni ukuvuga ngo aho hantu wijyanye wowe ugiye urahasanga, ibyo uhasanga ni bya bindi nyine bisanzwe biri buhabe. Rero kuba mu rwihisho rw'isumba byose turahijyana, nta muntu utijyana mu rwihisho rw'isumba byose. Ntabwo ari rwo ruguhamagara ngo urujyemo, nta nubwo ari rwo rugushaka ngo urujyemo, ahubwo twebwe tujyayo. Mu magambo make, ibi bintu kenshi tuvuga byitwa gukizwa cyangwa gukiranuka, kandi ni nako kuri. Twese tukitira ko twakijijwe, turi abakiranutsi, dusenga Imana, tubana nayo, turi abanyamasengesho. Ni byiza, ni byiza. Turirimba neza, abantu baradukunda, turabwiriza neza, abantu baradukunda, ariko icyo ntabwo ari cyo kibanze. Inshuti yanjye, ikibanze ni ugutera intambwe wowe ujya mu bwihisho bw'isumba byose, noneho ukanahamayo. Ntabwo ari ukujyayo ngo uveyo, ni ukujyayo ukagumayo. Bibiliya ivuga amagambo menshi meza, ariko harimo ijambo rivuga ngo ijisho ry'Uwiteka riri ku bakiranutsi. Reka tujyanishe n'iri jambo dusomye. Kuba uri mu bwihisho bw'isumba byose nta handi ni uko uri umukiranutsi, urimo urarwana n'intambara zo gukizwa, kandi urimo urabigeraho. Intsinzi yo gukizwa iryohera umutima w'umuntu. Umuntu utaranesha icyaha ntabwo azi ukuntu kunesha icyaha biryoha, ahubwo azi icyaha uko kiryoha, kuko aricyo kimunesha buri gihe. Ariko niba ushaka kugerageza kumva uburyohe bw'agakiza, uburyohe bwo kunesha icyaha, nesha icyaha, nesha icyaha, nesha icyo kikwirukankaho, nesha icyo gitero kigukurikiye, nesha uwo muntu uhora kugenda kujyane mu ngeso mbi, nesha bya bindi, nesha ubujura, nesha ubusambanyi, nesha kunywa inzoga, nesha bya bindi bitandukanye uhora ukora. Nibwo uzumva uburyohe bwo kuba umukiranutsi. Rero
kuba umukiranutsi nibyo bisobanura kuba mu bwihisho bw'isumba byose. Ubu bwihisho bw'isumba byose iyo ubugezemo ni ukuba utwikiriwe n'uburinzi bw'Imana, utwikiriwe no gukiranuka kw'Imana. Amaso y'Imana akuri hejuru, mu yandi magambo. Sinzi niba haleluya, amaso y'Imana aragutwikiriye aho uri, aho wicaye, aho ugenda, aho uri mu kazi, imikorere yawe, imivugire yawe, aho uri. Niba uri umukiranutsi wowe ubwawe, hita waturira ijambo uvuga ngo amaso y'Imana ari kuri jyewe. Iri jambo kandi rikubera inkomezi, rikubera uburinzi, kuko naho bidashoboka gusenga uzasenga, ko gukiranuka guhesha imbaraga ku muntu wamenye ibyo ari byo. Gukiranuka guhesha imbaraga ku muntu uzi gukiranuka ibyo ari byo, wamaze kuryoherwa no gukiranuka. Reka mbabwire akantu gato, ntabwo iyo dukiranuka, ntabwo dukiranuka ngo abantu baturebe, nta nubwo dukiranuka ngo abantu batwumve ko turi abantu bavuga ibintu byiza, ahubwo dukiranuka ko twamaze gusobanukirwa ubwami tujyamo bwaribwo n'ijuru dukorera ko rihari koko. Niba koko waramaze kwizera ibyo bintu, ukumva ko iryo juru rihari, ukumva ko mu ijuru abazajya murimo, ugahora urwana n'ibyaha kandi ubinesha, ufite icyizere gikomeye kandi urashinganye, kuko amaso y'Uwiteka ari kuba mwubaha. Umvire n'ijambo, n'ugutwi kwe kuri ku byo basaba, kuri ku kwinginga kwabo, kuri ku gutaka kwabo. Bibiliya rero yatubwiye ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose. Reka nkubwire, ba mu rwihisho rw'isumba byose, kandi nurangiza kubamo uhamemo, ugumemo. Nicyo Bibiliya dusabye. Numara guhamamo ugumyemo, ijisho ry'Uwiteka riri kuri wowe. Ahangaha ntabwo uzibeshya ngo witeranye amasengesho, ntabwo uzibeshya ngo witeranye uburyo ugomba gusenga cyangwa udakwiye gusenga, kuko ahangaha biri mu murongo neza w'uburyo ugomba kuba uri gusenga. Ntabwo bitugora ngo dusenge iminsi 5 cyangwa 100 kubera ko dutekereza ko Imana itumvise, ahubwo tugorwa no kuvuga gusa ngo Mwami turi imbere yawe, ukatura ibyo ushaka n'ibyo usaba Imana, ukizera ko Imana yumvise. Kandi uku gukiranuka kwawe niko guhesha Imana kumva neza ibyo usaba, no kumva neza gutaka kwawe, no kumva neza kwinginga kwawe. Ndabinginze mukurikiza inzira yo gukiranuka, mugendere mu kwera kw'Imana no mu mbabazi zayo no mu butunzi bwayo bwinshi ndetse ifite. Reka mbabwire, Imana ntabwo ari umukene ngo twibwire ko kugeragezwa kwacu bituma hari gukiranuka kwacu kutageze ku Mana. Kiranuka n'igihe ubona ko bidashoboka. Ikosa tujya dukunda gukora, tujya dukunda gufata, ubundi umuntu wese agira umunzani we mu buzima. Umunzani wanjye ni igihe cyose nzahora nireba, nkikontorora, nkareba ko mpagaze neza, nkareba ko ndi umukristo ukijijwe, ukora ibyo Imana ishaka, ukora ibitunganye Imana inyishimira. Uwo niwo munzani wanjye ngomba guhoraho. Nkahora nkontorora ko umunzani uri mu rushinge neza, cyangwa ko ibiro byanjye byuzuye ntatakaje ibiro. Nabona nabitakaje nkashaka uburyo mbizamura. Gutakaza ibiro nta kundi, ni uguteshuka, ni ukuva mu gukiranuka nkajya mu gukiranirwa. Ni kwa kundi bizaha biza bikanesha kugira ngo mbineshe. Rero niba ushaka kuba ku munzani neza, witiza umunzani wawe. Umuntu afata umunzani agahora atiza abandi, agahora ari ku kigero cyo kubura, ameze nk'aho apima abandi. Runaka ntago akijijwe, runaka yambara imyenda migufi, runaka ntago yambara ibitenge, runaka ntago atega igitambaro. Ntago ibyo ari byo gakiza, ahubwo agakiza irukanke wowe winjire mu gukiranuka, irukanke winjire mu rwihisho rw'isumba byose. Uru rwihisho nurugeramo uryoherwe, kabone naho ibintu byatuma usharirirwa, kabone naho wabona wugarijwe n'ibintu bituma ubihirwa, kabone naho waba uri mu makuba akomeye, umere nka Habakuki yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindire ntegereze icyo uzambwira. Habakuki ibi yabivuze ari mu gihe yabonaga ko ibintu bikomeye, ari kubwira Imana ngo dore abanzi baranzengurutse, dore ababisha ni benshi,
byinshi, dore ibibazo ni byinshi. Arangije yinjira mu gusenga. Agiye mu gusenga, icyo gihe Imana imuha n'ubutumwa bwiza. Arangije aravuga ngo nzahagarara ku munara wanjye, aho ndindira numva icyo ambwira. Imana irangije ivugana nawe. Rero ndashaka kubabwira aka kanya, hagarara ku munara wawe, hagarara ku munzani wawe. Wifata umunzani wawe ngo uhagarikeho abandi. Wirindira kureba ko abantu bakijijwe neza cyangwa badakijijwe, kuko ibyo ntawe wabigutumye. Ahantu tugendane neza, hari abakristo bamwe bipanze akazi. Tuba mu nzu y'Imana, ariko ugasanga umuntu yipanze akazi. Niwe ushinzwe kumenya abambaye neza, niwe ushinzwe kumenya uwavuze neza n'uwavuze nabi, niwe ushinzwe kumenya abantu, imiterere yabo n'imivugire yabo. Ahora agenzura ibyo bintu, ukagira ngo umwanya we munini niho abimara, niwo abitangamo. Ariko si cyo bidukwiye. Ikidukwiye ni ukumara umwanya wigenzura, ugatekereza ngo ko nkwiye kuba ntari umusambanyi. Uyu mwanya njyewe n'umutima wanjye turahamanya ko ntari umusambanyi. Ko nkwiye kuba ntari umujura. Uyu mwanya njye n'umutima wanjye turahamanya ko ntari umujura. Ko ntakwiye kuba ndi umuntu utukana, ntaca imanza. Uyu mwanya umutima wanjye urampamiriza ko ntari umutukanyi, ntaca imanza, ntari umuntu uvuga nabi, niba ntaroga, ntasambana, ntakora ayo mabi yose. Niba umutima wawe uguhamiriza ko ibyo byose utabikora, uri ku munara wawe, uri mu rwihisho rw'isumba byose. Uri ahantu Imana ireba, uri ahantu Imana ishize ijisho ryayo. Kandi reka nkubwire, naho byakomera gute, Bibiliya twasomye yavuze ngo Imana nyuma yo kuba mu rwihisho rw'isumba byose, ugahama mu gicucu cy'ishobora byose, niyo ubwayo izagukiza ikigoyi cy'umugoyi. Mu yandi magambo, izagukiza amakuba n'ibyago bikugarije, izagukiza akaga n'amakuba, izagukiza n'ibindi. Reka mbabwire, kuba umukristo ntabwo bikuraho kugeragezwa, ntabwo bikuraho kwangwa, ntabwo bikuraho ko uzaba ubana n'abantu beza, ntabwo ari byo. Ahubwo kuba umukristo mwiza ni ukubaho ibyaha biri, ariko wowe ukabikirizwamo, ugakirizwaho ibyaha biba, ugakirizwaho ibyaha bikorerwa, ukareka gusambana. Kandi hari abantu bashaka ko musambana, bafite n'ingeso z'ubusambanyi mu bana bari aho hafi. Ukareka kunywa inzoga, kandi hari abantu banywa inzoga muhura mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ukareka kwiba, kandi ukora mu mafaranga y'abandi, ufite n'ibibazo bigomba amafaranga. Kuba umukristo mwiza ni ukuba umukristo uhamirizwa n'umutima we ko nta cyaha, ko ufite ubunyangamugayo, ko wejejwe rwose, utunganye mu mutima. Reka mbabwire akantu, kizwa abantu bakureba, ukizwe batanakureba. Mama, kirizwa mu cyumba cyawe, kirizwa hahandi ugenda ukajya, umugabo wadahari, nta mwana muri kumwe, nta muntu ukuzi. Umva yewe, wowe ucuruza, urangura Dubai cyangwa n'ahandi no mu Bushinwa n'ahandi, kizwa na cya gihe wageze iyo ujya, nta muntu muri kumwe ukuzi, uri muri hoteli wenyine. Hari abashaka ko murarana, hari abashaka ko bakuyobora n'iki ngo kugira ngo bakunde bagujyane. Kizwa abantu bakuzi, mu bakuzi no mu batakuzi. Kirizwaho bakureba naho batakureba. Guma mu rwihisho rw'isumba byose, wivayo. Tindayo, uburyohe burahari. Tindayo, hari ibyiza. Tindayo, hari kugira neza kw'Imana kuzagusanga muri urwo rwihisho, kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, kandi n'ugutwi kwe kuri ku byo basaba. Mu yandi magambo, numara kuguma mu rwihisho rw'isumba byose, numara kunesha icyaha, reka nkubwire ijambo, password ya mbere ntabwo ari uko usenga cyane Imana ntigusubize. Oya, password ya mbere ahubwo ni uko wowe waba uri gusenga ufite umutima uboneye, ufite umutima ukiranutse, nta mutima ugucira urubanza. Twebwe ntitwabimenya, abo muturanye ntibabimenya, inshuti zawe ntizabimenya, ariko wowe n'umutima wawe aho uri, nta mutima ugucira urubanza. Ibyo usaba Imana, hora witotomba, ibi nubikora, ibi nubisohoza. Ni ikihe kintu umutima wawe uri kuguhamiriza? Uri umukristo, urakijijwe, umutima wawe urumva uri mu rwihisho rw'isumba byose. Umva ijambo uko ryavuze, amatwi y'Uwiteka ari ku bantu abo ngabo abakiranutsi. Amatwi y'Imana ari kuri bo kugira ngo yumve gusenga
kwinginga gutaka kwabo. Reka nkubwire, ushobora kuba umaze igihe kinini usenga utarasubizwa, ushobora kuba umaze igihe kinini utaka utaratabarwa, ushobora kuba umaze igihe kinini ubwira Imana ngo nikurengere, ahari ukabona uburengezi budahari. Ariko reka nkubwire, Imana yumvira mu ituze, yajya kubikora ikabikora mu gihe ku karubanda, ikabikorera mu rusaku, ikabikora abantu bose bakabimenya. Gutinda gusubizwa ntibisobanura ko Imana itumvise gusenga. Gutinda gusubizwa ntibisobanura ko Imana iri kure yawe. Imana itwegereye kuruta imyambaro yacu uko itwegereye, kandi muri ibyo yarembye ngo ntiyahumbya twashira, habe no guhumbya twashira. Bishatse kuvuga iki? Imana ihora iri maso, kandi ugutwi kwayo kuri wowe ufite gukiranuka, kuri jewe ufite gukiranuka, kuri jewe ufite umutima utancira urubanza. Ndakwinginze, tunga umutima ufite gukiranuka, injira mu rwihisho rw'isumba byose, ugumemo mu rwihisho, naho gukirizwa, mu rwihisho naho gukiranukira, mu rwihisho naho kwerera imbuto nziza zikwiriye abihannye, mu rwihisho mu rwihisho ni ahantu ubana n'Imana ukayumva vuba. Mu rwihisho ntabwo witaka, ukeneye kumva ijwi ry'Imana nibyo, ariko wowe banza daboro ushakisha uburyo Imana yakumva ijwi ryawe. Hagarara mu bwihisho bw'isumba byose, utindeyo. Imana izakora ibirenze cyane n'ibiruta cyane ibyo wibwira, kandi ntutekereze ko Imana izagusubiriza mu gihe ushaka. Ntutekereze ko Imana izagusubiza kuri ya saha wayihaye. Tujya dukunda gusengana n'abantu, cyangwa kera byajyaga bibaho, ugasanga umuntu arabwira Imana ngo uhaye saa 5 uzamutsubije, nutamutsubije ntuzaba witwa Imana. Imana isubizana nyuma y'isaha wayihaye, kandi igakomeza ikitwa Imana. Imana irareka no gusubizana nyuma y'icyo gihe, igasubizana mbere ikitwa Imana. Imana irakwambika ikitwa Imana, yakwambika ubusa ikitwa Imana, yanaguha uhaye ikitwa Imana, yaguteza amatwi ikitwa Imana. Ni Imana ishobora byose. Mu bihe byose uhagazemo papa, mama, sister, mu bihe byose uhagazemo brother, ibihe byose uhagazemo, hagarara ku munara wanjye, rindira Imana, tegereza Imana. Imana ntizagusubiza mu gihe ushakiye, Imana izakora ibyo ishaka mu gihe ishakiye, kandi niza kubikora izabikora neza. Cungana n'izamu ryawe, urebe ko uhagaze neza, uri mu rwisho rw'isumba byose, uhagaze aho Imana ishaka. Ibyo nibyo data gushakaho, ibyo nibyo Kristo agukeneyeho. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Reka mbasengere uyu mwanya. Birashoboka ko wumvise utsinzwe n'urubanza, birashoboka ko wumva hari ahantu watezwe, ariko reka nkubwire, kugira ngo ushobore gukiranuka wireba ba runaka yaragututse, ariko ibyo ntabwo bikureba. Ibyo kugutuka ntibikureba. Niba hari abakubwiye, ibyo ntabwo bikureba. Niba hari ahantu ubona bitagenda, ibyo ntabwo bikureba. Ikintu kikureba, rebana n'ibikureba, umutima wawe. Injira mu mutima wawe, tugiye gusengana Imana. Wowe n'umutima wawe utekereze neza, niba nta hantu hatumye ujya kure y'Imana, niba nta rubanza ruri mu mutima. Umutima wawe ndabizi nturya ruswa, ntabwo wakubwira ngo ni byiza kandi atari byiza. Injira muri wowe, tugiye gusenga Imana. Niwumva umutima wawe hari ikigushinja, utuze. Ukibona iyi video, utuze, usenga Imana, ubwira Imana ngo Mana, ndi mubi, iki narahemutse, iki nagenze nabi, aha nareshejwe, aha nariyoberanye, narishushanyije, nagenje gutya, ndabona bidakwiriye, nkeneye gukora ibitunganye, nkeneye gukora ibikwiriye, nkeneye kuguma mu rwihisho rwawe. Ahantu mu rwihisho, akaga, ibyago n'amakuba niho bidusanga, ariko ibyago n'amakuba by'umukiranutsi, ijambo ryarambwiye ngo biba byinshi, ariko Uwiteka akamukiza muri bingahe? Muri byose. Rero tegereza ibyago n'amakuba naho byaza, izo ntambaro uri mu Rwanda naho ziriho, ibyo bigeragezo ufite naho biriho, reka bigusange mu gukiranuka. Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, byaza bikaba byinshi, byaba bikisukiranya, ariko reka bigusange mu gukiranuka. Ariko umva ijambo, Uwiteka nawe azagukiza muri byose. Yabikora ejo bundi, yabikora bukeye bwaho, ariko icyangombwa cy'amaherezo, azagukiza muri byose n'aka kanya, kandi yagukiza muri byose. Uwiteka afite ukuboko kwiza gukomeye gukora ibitangaza. Nta n'uwamubaza ngo arakora ibiki. Tugiye gusenga Imana.
wowe fata ku mutima wawe ubwira Imana ngo ntabwo ndi mwiza kuri iki na kiriya sindi mwiza. Rega rega umutima wawe, rega icyo kintu kikubuje amahoro, gituma udakizwa, gituma udakiranuka, gituma utera imbuto, gituma ubwira abantu nabi, gituma uhora uvuga nabi, ugira umujinya. Kirege ubwira Imana ngo aka kanya ndatuye, ndashaka kuba mu rwisho rwawe kuko ari uzansanga ukangirira neza, naho byaba bikomeye bite ariko nzaguma mu rwisho rwawe. Guma mu rwisho rw'Imana niho hari kugira neza kw'Imana. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, data wa twese uri mu ijuru wera, uhoraho, wuzuye ubuntu n'imbabazi nyinshi, urakiranuka kandi urera, wuzuye imbaraga nyinshi. Ubutware bwawe n'ubw'ibihe bidashira, ingoma yawe ntihinduka, ubwami bwe buhoraho. Dusengeye imitima ya buri umwe wumvise iri jambo, kugira ngo iri jambo rimukore ku mutima, rimuhindure uwo agomba guhinduka we, kandi rigumane nawe, rye kuvamo ako kanya, rimugumemo. Aba babyumvise bagahindura uburyo bagombaga kugendamo, ubafashe guhindura imitima yabo no kugenda bakiranuka no kuguma mu rwisho rwawe, kuko ariho uzabasanga ukabagirira neza. Urakoze Mana, fasha imitima igubwe neza kandi igire itunge agakiza gakwiriye mu buryo bukwiriye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze. Amen, amen, amen.